nshuti bene data kandi nshuti nkunda, uyu ni wa mwanya mwiza wo kongera guhura tubasha gufatanyiriza hamwe mu isengesho, dusenga kugira ngo twegere Imana. Burya Imana idusanga mu isengesho. Iyo dusenga Imana ibasha kutwegera, ikabasha kumva ibyo tuyisaba. Burya iyo tuyisaba Imana nayo itugirira ibambe, ikabasha kudusubiza binyuriye mu buryo twaciye bugufi. Ndakurarikira muri iri sengesho kugira ngo twegere Imana, tubashe kuyisenga, kuko Imana yumva abayisenga, Imana yumva abayitakambira ku manywa na nijoro. Ntabwo itererana uwo ari we wese uyisenga, kuko mu isengesho niho duhurira n'Imana, mu isengesho niho tuvuganira n'Imana, mu isengesho niho dutura Imana ibyacu, mu isengesho niho dusaba Imana, Imana nayo ikabasha kutwumva. Iyo duciye bugufi tukabasha gutakambira Imana, tukabasha kwereka Imana imitima yacu n'ibitugoye, tukabasha kwisaba imbabazi, Imana iratubabarira. Tukabasha kwiyeza no kubasha guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka, kuko Imana ikunda abantu baca bugufi, Imana ikunda abantu bayegera binyuriye mu isengesho, bihana bashishikarira kwegera Imana binyuriye mu isengesho. Bityo rero Imana ibashe kubagirira neza. Ndagusaba wowe ufite ibibazo byaburiwe igisubizo, ngwino dusenge. Ndagusaba wowe uhora mu rugamba rudashira, ngwino dusenge. Imana iragusubiza, Imana yumva abayisenga, Imana yumva amasengesho. Kandi icyangombwa ni ukwihana, uko ijambo ry'Imana riravuga riti kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose, tukabasha kwizera iyo Mana nziza, iyo Mana yo kwizerwa, iyo Mana yo kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa. Yumva abayisenga, yumva abayitakambira duciye bugufi. Nimuze duciye bugufi, Uwiteka Imana iratwitaho. Nimuhumure, ntimurambirwe, nimuze dusenge, nimuze tuyiyoboke, nimuze tuyigane, kuko Uwiteka ari umubyeyi. Imana irarinda kandi Imana igafasha. Kuri iyi saha rero ndagusaba kugira ngo ubashe kuzana umutima wawe, nanjye nzane umutima wanjye, duhurize hamwe muri iri sengesho, duhurize hamwe, maze Imana ibashe kutwubakira ubuzima. Duhurize hamwe, Imana yubaka ubuzima bwa bene data. Duhurize hamwe, Imana yubaka ubuzima bwa bamwe bafite ibibazo. Hari abafite uburwayi, hari abameneshejwe bitewe n'intambara mu bihugu bitandukanye. Dusenga Imana kugira ngo idukizirize ibihugu, idukizirize inshuti n'abavandimwe, idukizirize abari hafi n'abari kure, babuze umudendezo, babuze umutekano. Dusenga kugira ngo Uwiteka Imana twumve. Iyo twegeye Imana rero, Imana nayo irareba, ikitegereza, ikareba ishyaka tuba dufite, ikareba n'ingorane zigiye kuzaza mu gihe kiri imbere. Imana ikabasha gukuraho bitewe n'uko tuba twayizeye, bitewe n'uko tuba twayisabye, bitewe n'uko tuba twaciye bugufi. Imana niho idusangira. Ndagusaba kugira ngo twegere Imana tuyisenge, ndagusaba kugira ngo tubashe kuyiragiza, ndagusaba kugira ngo tuyiragize na bagenzi bacu bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi, intambara zidashira. Imana yo mu ijuru irasubiza, Imana yo mu ijuru irumva, Imana yo mu ijuru turayisenga ikatwumva. Imana yo mu ijuru ntabwo idutererana. Ndagusaba kugira ngo duhurize hamwe muri iri sengesho. Nshuti mwene data, nimuze duhurize hamwe muri iri sengesho, dusenga Imana. Imana iratwumva, Imana yumva abayisenga, Imana yumva amasengesho yacu, igatebukira kudutabara no kudukiza no kudusubiriza ibyifuzo byacu. Bene data, nshuti bakundwa, ndabasaba kugira ngo mugire umutima wo gukunda iri sengesho, maze tujye dufatanyiriza hamwe. Dufata uyu mwanya kugira ngo tubasengere kandi natwe tutiyibagiwe. Wowe ugeze rero kuri icyo nari bwo bwa mbere, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo amasengesho nk'aya ajye akugereraho ku gihe. Si amasengesho gusa, hacaho n'inyigisho z'iyobokamana. Si inyigisho gusa z'iyobokamana, hacaho n'izindi mpuguro zishingiye ku buzima. Nawe wakoze subscribe, Imana iguhereze umugisha. Twese duhurize hamwe mu bumwe no mu rukundo. Dusenga Imana. Uwiteka Mana ihoraho, uri umurinzi.
uri umukozi w'umuhanga, uri Uwiteka, nta wakubanjirije, nta n'uzaguheruka. Uri Imana nyamana, uri Imana yumva bagusenga, uri Imana yumva, uri Imana idutegera amatwi, uri Imana izi byose, usumba byose, utuye aharengeye mu ijuru. Mwami turakwisunze, turakwizeye Mana. Kubw'ibyo ibyo twagushimira ni byinshi. Tugushimira uburyo utwitaho, tugushimira uburyo utunezererwa, tugushimira uburyo udusanga. Mwami tugirire neza kubw'urukundo rwawe, kubw'imbabazi n'impuhwe zawe, uhoraho ibihe byose. Turi abanyabyaha Mana, twese dutunganye, duciye bugufi Data, utubabarire gukiranirwa kwacu kose. Mwami Imana yacu, ni wowe gusa turakwiringiye Mana. Uratsinda, ukabasha kuganza Mwami, ukabasha kwinjira mu buzima, ukabasha kubukontorora, ukabasha kuvanaho ibigayitse. Mu izina rya Yesu turakwihereje Mana, utubabarire gukiranirwa kwacu kose, mu izina rya Yesu, kuko ari wowe mutangabugingo. Mwami Imana yacu, nkweretse inshuti n'abavandimwe abafite ibibazo. Mwami abarwayi ubakize, Mwami isanga abarwayi ubagirire neza. Ndagusabye Mwami ubagirire neza, ubakize mu izina rya Yesu. Abenshi bari mu bitaro Mwami, barababajwe cyane, bararembye cyane. Ndagusaba kugira ngo ubashe kubakiza, uhagarike igisani kibi cyose igitumije biheba Mwami n'uburwayi. Hagarika uburwayi mu izina rya Yesu. Bararindiriye, nta kindi bagomba kuba bakora usibye Mwami kumva neza yuko bagomba gufashwa n'amasengesho, kuko aho bageze birananirana. Mwami Uwiteka, hari icyo wakora. Mwami turi imbere zawe Mwami, nkomeza kugushyikiriza abarwayi bari mu bitaro mu izina rya Yesu. Reka imiti bari guhabwa na muganga ibagirira akamaro, ubuntu bwawe busaga bubashe kubageraho. Ubamanukire Mwami, ururuke, ubahumurize, ubahereze ihumure, ubereke yuko byose ubishoboye, byose urabishoboye. Uri Karuhura, uri Umwami w'abami, nta cyakunaniye. Waratsinze, uzahora utsinda, kandi ibyo byose ubikorera kugira ngo tubashe kurokoka. Rengera inshuti n'abavandimwe abafite ibibazo Mwami, hari n'abarwayi bari mu mago Mwami, bararembye. Mu izina ryawe Data turagusaba kugira ngo ubashe kubakiza. Abarwayi imitwe idakira ubakize Mana, abarwayi imigongo idakira ubakize Mana, abarwayi amaguru ubakize Mana. Mu izina rya Yesu ugira icyo wakora Mwami. Abarwayi imivuduko uyikize Mana, abarwayi indwara zaburiwe imiti Mwami uhagere, ugere ku buzima bwabo Mwami, ugira icyo wakora. Sinda uganze wiganzure, uri Imana nyamana, uri Imana nziza. Iri sengesho Mwami rigere kuba ari wowe wese uritegeye amatwi, maze Mwami ubashe kururuka ukora igitangaza. Turagusenze, nta wundi twakwiyegereza ni wowe, nta wundi utanga amahoro n'ubuzima ni wowe. Hari icyo wakora Mwami Imana yacu, turakwinginze duciye bugufi. Umva gusenga kwacu, umva gutaka kwacu Mwami, ni wowe gusa turakwizeye Data. Uri umutangabugingo, uri Umwami w'abami, uri Imana ikiza, uri Imana yumva, uri Imana itari intambirwa kibi. Mu izina ryawe Mwami twegere, utugirire neza, uca intambara zishire Mwami. Mu bihugu hirya no hino Uwiteka, hari benshi bameneshejwe, hari benshi bameneshejwe bafite ibibazo Mwami, bari guta ibyabo bitewe n'intambara. Ndasenze cyane kugira ngo uzane umutekano hirya no hino mu bihugu bitandukanye, uzane umutekano mu izina rya Yesu Mwami. Abari guta ibyabo bahunga, ubasubize mu byabo, kuko uri Imana nyamana, uri Imana ihagarika ibikomeye Mwami. Turagutakambiye, ugushaka ni ukwawe, ugusaba ni ukwacu. Uri Imana yumva bagusenga, uri Imana yumva bagutakambira. Uzi neza yuko Abayahudi igihe bari barabashe kujyanwa bunyago, babashije kugerwaho n'ibibazo bikomeye yuko ubwoko bw'Abayahudi bugomba kwicwa, ariko barasenze. Cyari igihe cya Esiteri biba ngombwa yuko ashyiraho amasengesho y'iminsi 3. Icyo gihe yari yizeye, azi neza yuko uri buze gukora igitangaza ugakuraho urupfu rw'Abayuda. Ayo masengesho barayakora, ubasha gukora igitangaza, ukiza Abayahudi, ukiza Abayuda, maze gupfa kwabo kwari kwegereje, ukuraho urupfu.
turagusaba kugira ngo mwami urenganura abarengana, uvaneho ibikomeye, uvaneho intambara, uvaneho ibibazo n'izina rya Yesu. Nubwo turi mu isi yamanukiwe n'umubi, tukaba tuzi neza yuko duhora mu mivurungano, tukaba tuzi neza yuko duhora mu bibazo bitandukanye, ariko wowe uri mu ijuru, uri Imana itabara. Wowe uri mu ijuru, uri Imana ireba. Nubwo iyi si yamanukiwe na sekibi, ariko dutabarwa n'amagambo yawe, dutabarwa n'ijambo ryawe, kuko niryo rizana ihumure. N'izina ryawe humuriza mwami abafite ibibazo by'intambara, humuriza mwami abari guta ibyabo, bumve neza yuko muri kumwe. Uri Imana nyamana, uri Imana isenya imigambi yose ya Satani, uri Imana isenya imigambi yose y'ababisha, uri Imana isenya imigambi yose y'umubi. N'izina rya Yesu hari icyo wakora mwami, ugakora igitangaza mu mitima y'ubwoko bwawe, bariya bafite ibibazo bitandukanye by'intambara, bariya bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi, bariya bafite ibibazo bitandukanye by'inzangano mu miryango, bariya bafite ibibazo mwami ubabere ihumure, ubabere igisubizo, kuko uri Imana itsinda. N'izina rya Yesu hari icyo wakora mwami, kugira ngo ubuzima bwa kiremwa muntu butungane, bumere neza. N'izina ryawe Uwiteka ni wowe gusa turakwiringiye. Uri Imana igira umurava, uri Imana nyamana, uri Imana soko y'ibyiza byose. Ududubiza mu mitima yacu tukumva mwami ijambo ryawe mwami ritanze ihumure mu mitima yacu. Hari icyo wakora koko. Uri umwami w'abami, uri Imana nziza, uri Imana irebera byose icyarimwe. Mana nyamana umva gusenga kwacu, Mana nyamana umva kwinginga kwacu. N'izina ryawe nongeye gusubira ku barwayi mwami, njiye bugufi ubakize data. Uwumve wese iri sengesho mfatanyije na bagenzi banje, uryumve akabarwaye mwami umukize. N'izina rya Yesu mwami ubagenderere. Uwiteka suri kuryumva, sutari kuryumva, bose ndabasengeye ubakize bw'izina rya Yesu. Ugushaka kwawe mwami kuganze mwami, ururuka ukora igitangaza. Niwe twiringiye gusa data, witeka ubuzima mwami bukore neza. N'izina rya Yesu bazajye kugushima mwami Mana, kuko uri Imana nyamana, uri Imana ihindura amateka, uri Imana itabara, uri Imana ivuga bikaba. Gera ku ivuriro, ugere ku barwayi, gera mu giturage harimo abarwayi mwami ubagereho. N'izina rya Yesu ubakize, ukora igitangaza. Ndasenze nizeye, n'izina rya Yesu ndasenze nizeye, kuko ari wowe ukiza mwami Mana, nta wundi mukiza twahawe mu isi no mu ijuru usibye izina rya Yesu. Izina rya Yesu rirakiza, izina rya Yesu ryirukana abadayimoni, izina rya Yesu rirahembura, izina rya Yesu riruhura urushye. Mwami ni wowe gusa Uwiteka, gushaka n'ukwawe mwami, gushaka n'ukwawe. Reka mwami Yesu dutegereze turindire mwami, kuko uri Imana isubiza, uri Imana nyamana, uri Imana nziza. N'izina rya Yesu hereza amahoro buri mumwe wese mwami, yumve yuko akwakiye mu mutima mwami. Umutima Uwiteka wagezemo uhorana amashimwe, umutima wagezemo uhorana ibyiringiro, umutima wagezemo uhorana ibinezaneza, umutima wagezemo mwami uhorana amahoro asesuye. N'izina ryawe Yesu turagusaba kugira ngo winjire mu mitima y'ubwoko bwawe, maze bumve baruhuwe nawe, bumve yuko hari icyo wakoze mu buzima bwa buri munsi. Turakwingize Mana, turatuje ariko we ntutuze nyakubahwa Mana, turatuje ariko we ntutuze Uwiteka. Ukorera hose icyarimwe n'izina ryawe, ukorera hose icyarimwe. Uratureba mwami, ukadusanga, ukaduhumuriza, ukatubera ihumure, kugira ngo mwami tuba abana bawe nyakuri. Turinde turagire mwami, turatuje ariko ntutuze. Ukora uko ushaka kwawe mwami, turarindiriye ubushake bwawe, ukuri Imana igira umurava. Nzenze nizeye kandi niringiye, tuzi neza yuko mwami ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo biba, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti bene data kandi nshuti bavandimwe,
Imana ibahereza imigisha. Ndaguhumuriza wowe urwaye, ndaguhumuriza wowe ufite ibibazo byaburiwe igisubizo, ndaguhumuriza wowe ufite intambara zidashira, ndaguhumuriza humura. Nimuhumure, Uwiteka arabazi, nimuhumure, Uwiteka arababona, nimuhumure, Imana ntabwo yabatereranye. Ubwo hari igihe ugeramo ukumva yuko Uwiteka Imana yagutereranye, oya, ntabwo yagutereranye, ahubwo ni isaha itari yagera. Rindira ugushaka Uwiteka, Uwiteka aje gukora igitangaza. Rindira ugushaka Uwiteka, Uwiteka Imana aje kugusubiza. Wowe urushye, wowe ufite ibibazo, wowe imiryango yamenesheje, wowe uhorana uburwayi budashira, wowe uhorana intambara zidashira, Uwiteka Imana yururukiye kukubera ihumure. Uwiteka Imana yururukiye kukubera Imana. Uwiteka Imana yururukiye kunesha ibyo byose bikugoye. Imana yakoresheje Abayisiraheli bazenguruka inkike z'i Yeriko, ku munota wa nyuma za nkike zirariduka. Nawe menya neza yuko ibyo byose bikugose, Uwiteka aje kubigira nk'inkike z'i Yeriko. Humura gusa, wicecekere, witurize, Imana ije kukurwanirira. Imana ibafashe ibarinde. Mwari kumwe na Pasiteri Uzabakiriho Yonasi. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana bishyire ubuzima bwanyu mwese, kandi imitima yanyu igihora irindwa n'Umucunguzi. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza, Imana ibahereze imigisha. Naho ubutaha mu masengesho nk'aya, Imana ibarinde.